bitakugoye. Ariko se reka dutangire twibaza iki kibazo, wigeze kuba uri gushaka ibintu kuri Google Chrome, urugero dore aha ngaha uri kureba muri screen yanjye, uri gusacinga ibintu, uri kugenda scrollinga utambuka muri aya matabu zasachinzemo urubuga rumwe, hano urabona nasacinze ku ChatGPT, kuri Gmail, kuri YouTube Studio. Noneho mu gihe uri kugenda ugiye kubona ubona ino ChatGPT urayifunze, n'iyi ngiyi urayifunze, usigaye wifashe mu mutwe kwibaza ngo ariko se kuko ibintu narinde gushaka cyangwa se ibintu nari nasize hariya by'ingenzi byari kumfasha muri ubushakashatsi narinde gukora ndaza kubikura. Yenda wari ugiye guhita ubishyira kuri nimero gukoresha ChatGPT ugiye kuyandika ngo uyoherereze umuntu by'impanuka ukabona urayifunze, ugatangira kwibaza se none ndabikura hehe, urabigenza ute, ugasanga biragucanze. Igisubizo rero nta kindi, dore ngiki nakikuzaniye. Niba uri gukoresha computer yawe ikoresha Windows, uzahita uza wihuta cyane ujye kuri keyboard yawe ukandi buto yanditseho control, numara kuyikandaho ukande kuyiyo hejuru yayo yitwa shift, nurangiza ukande ku nyuguti ya ta cyangwa se t, byose bikandireho ubicari uzabikurikirana gutyo mbivuze. Urabona ndabikanze bwa mbere ya Gmail, urabona ngiyi yagarutse, yes iragarutse. Noneho uzongere ukandeho control plus shift, wongere ukandeho kuri t, urabona na ya ChatGPT yanjye isigaruka. Kandi iyigarutse igarukana na bya bindi, nuko ngewe aha ngaha akanya ndi kubikora na internet nakoresheje kugira ngo wenda mbere gusacinga kwa kukwigisha nyine wowe nubikoraho ibyo wasacinze, ubundi bizaba bihari naho bizaba byagiye bizaba bigihari. Noneho